nuko dutangiye filimi yacu twitangiranye n'umwana yo kugenda kuri uwo mukecuru nyine nyirakuru wiwe yaramugaye afite ikibazo nyine cy'ubumuga gituma atabasha kuba yagenda. Uno mwana akagenda amukurura mu nzira agenda asabiriza nyine asabiriza. Muri ako kanya hari umugabo waje nyine aravuga ati rero wa mukecuru we hari umuntu unyuze ahangaha w'umwana nk'uyu nguyu yambaye ishati nk'iyi ngiyi ati none ndabinginze mumbwira ahantu anyuze. Ngo ambwira ati rero reka nkubwire umubyeyi we. Uno mubyeyi ambwira ati reka nkubwire wa musore we rero wemereza amafaranga numara kumereza amafaranga nkubwire ahantu uwo mwana anyuze kuko rwose uwo mwana turamubonye. Ambwira ati kandi nuteyama nta nkuru yacu turi buguhereze, nkuru yacu irishyurwa. Ati rero niba ushaka ko tukubwana uwo mwana agiye we duhereza amafaranga ntago ari ibintu rega bigoye. Arangije ambwira ati oya rwose nakona ba amafaranga mutarama amakuru, ariko ahita avuga ati ariko ntaribi nimuramuka amakuru nyine atariyo ano mafaranga yanjye muraza kuba mwayanyishyura mwaba mwanakozeho biraza kuba ibindi bindi. Arabwira ati rero mwe kwemereza amakuru none mbahereza no mafaranga. Uno mwana ati mbwira ati rwose banza uduhereza amafaranga ubundi natwe tuguhereza inkuru. Namujyamwe ati rwose niko bimeze wowe duhereza amafaranga tuguhereza inkuru itariho ivumbi rwose ko turahabonye ahantu uwo mwana anyuze. Ngabwa ati ngaho mwakire rwose amafaranga ariko niba mumbeshye. Bamwe ati ntago tukwesha rwose komeza uwo muhanda urahita umugeraho. Abangaba banyije baraseka. Arambwira ati mwana wanjye rwose ubu noneho dushaka twanataha amafaranga turayakoreta y'uno munsi se nahagije. Arangije haro yabwiye inyuma mbwa ati vamo rero wa mwana buyagiye waguhigaga yagiye. Avuga ati nibyo se uko ko uwo nageze kure cyangwa ayitaza nyine akaba yansanga ahangaha aramutse babuze. Mbwa ati rwose baragiye kandi tumbwiye yuko akomeza uriya muhanda nyine uko agiye gukomeza ugende kwezi igihe ari bube yaruhira. Mbwa ati rero rwose mwakoze kuntabara ati kwaye kuri mugabo yaramereye nabi reka batwereke ukuntu byagenze. Byatangiye n'inkuru atangiye kubwira abangaba ababwira ukuntu byabagendekeye. Umwana yaravuye ku ishuri nyine arimo kwigenda ari gutaha. Uno mugabo yaragaze ahangaha arangije araseka avuga ati kabisa rwose umuhigo w'uno munsi ndawubonye. Ati uno mwana ngomba kumutwara ati nkamujyana nyine aho abandi bose mbashyira bigaragare yuko uyu nguyu ariko kazi ke ko kwiba abana kubashimuta akaba niba bagurisha niba bakoresha iki ntago mbizi. Ifashe agatambaro hari ibyasizeho. Arangije aramukurikira nyine akurikira wa mwana yisanze ari mu ntebe nyine mu modoka ariho aryamye yikangura bari kugenda. Arikanga rwose yibaza ahantu ari nawe biramushobera uko areba cyane akabona nyine ahantu bari kujya ntabwo ahazi. Uno mwana yigiye inama avuga ati ndamutse navuyemo ahangaha byaba bibi kandi byaba bibi kurushaho. Nuko nkuko yashakishijwe nibura yaba yacika akava muri ino modoka y'uno mugabo nyine ngo arebe yuko nibura yatabara ubuzima bwe kuko ntabwo azi ahantu ari kujya n'umuntu umutwaye ntabwo amuzi. Icyo yakoze yarirukanse yasohotse mu modoka aravuga ati mana yanjye nindufunga cyane aranyumva. Akora gahoro yihuta nyine vuba vuba kugira ngo ataba yamufata. Ariko umugabo sense ukuntu yarebye muri karakarabure nyine kaba kareba inyuma abona wa mwana avemo ndetse anabona umwana aramucitse. Nuko yavuze ati ngomba gukurikira uno mwana ntago aragera kure ngomba gukurikira nkamushakisha vuba vuba kubera yuko rwose ibi ntago byabaho amafaranga y'uno munsi ntago nayahomba. Uno mugabo nyine niko kaza akora nibyo bimutunze nibyo bimubeshejeho kwiba abana kubashimuta. Nuko uwo mwana rero yararimo kubabwira inkuru ababwira ukuntu byagenze. Mbwa ati rero papanjye ni umukire ati ndabizi nindamuka mubwiye yuko mwamfashije azabahindurira ubuzima. Uti kandi rwose pe ndabyizeye n'uyu nguyu azaza tujyane ku ishuri tujye twigana. Ati rero rwose reka ngende njye kumubwira iyo nkuru nyine babwire yuko hari abantu banabaye noneho hazaze abashakishe. Ati sibyo rata si kuri kubyumva. Akankana ko nyine karamureba ati tukajya tujyana tukigana. Ati noneho twamara kwigana nyine tukaba twanatana mu rugo mukava muri ubu buzima. Ngo atangiye kwanagwa nyine kugira ngo arebe yuko yagenda nyine akajya mu rugo kwa yuko yaragize yarahunze nyine yarari ahantu atazi ariko avuga ati reka
noneho mbe nagenda ngere mu rugo mbwire papa yuko hari abagira neza nahuye nabo nyine bakaba bamfashije nyine bakaba banabaye. Uti rero ati reka mbahize hariya nanjye ndi kwihanagura. Muri ako kanya ari kuvuga ati kambageze hari imbere nanjye mbe nihanagura haro bahuye. Arangije rero undebere arambwira ati wa mwana bigenda gushakiye cyose nakubuze kumbi waruri ahangaha. Uti nta n'isoni. Ati waruzi rero yuko ncitse wumva yuko umunze. Umwana icyo yakoze nta kindi yahise yiruka. Uno mugore nawe asigana akaguru ka wa mugabo nyine aravuga ati ntabwo uriya mwana wakiruka rwose ntabwo ugomba kumufata. Icyo yakoze naye yahise avuga ati mwana wanjye rwose twigendere twihute kirabyuka nibura uriya mwana ageze kure. Undebere wa mugabo nyine yakubise umutwe kwibuye. Uriya mugore yamufashe afite ukuntu yamukure nyine uriya mugabo agiye nko kugenda akubita umutwe kwibuye. Muri ako kanya wa mwana rero baraje bahurira imbere bahunze. N'uno mugore nyine yavuze ati mwana wanjye twirukanke uriya mugabo atadusanga mu nzira natwe akaba yatugirira nabi. Ngwambwa ati rero rwose ati ahangaha mureba ati ni iwacu. Ati ubu ngubu twageze mu rugo pe utano ni iwacu. Wa mwana we kuri umukire cyane iwanyu ko ari abakire barenze. Ati hano hose ni iwanyu. Ati ego ko ati mukagira ikizu kimeze gutya agira ngo ni igihoteri. Ati ndebe ngwambwa ati nyine ati none dukoze amakosa yo kuba twaza tunambaye gutya nabi. Uti ubu ntago bari butubwe nabi ntago bari bututuke koko. Ati twakazi kacu no gusabiriza. Muri ako kanya kivuga uko nguko papa w'uno mwana yahise agera aravuga ati buse nk'izi nsabirizi koko ziba ziri kujya hehe. Ati niko mwabakene mwe muba mujya he. Ati kansema amagare bazi babakuri hano ngaha abashinzwe umutekano bakuvana ngaha gicecuru. Ati rero ukuntu usa kweri. Ati ukaza hano wanjye nta n'isoni. Ati hano ngaha waruzi uko haza abashoramari bakomeye we wangize ukaza ngaha ukaza n'urwo rutwe rwawe n'uwo mwana wawe nta n'isoni. No mwana ambwa ati papa wirengera rwose. Ati no mubyeyi ibonye niwe wamfashije. Ati navuye ku ishuri mura n'ikigato. Ambwa ati nese mwana wa koko wambaye ibiki n'ibiki wambaye. Ati bikuremo giravu. Hamwe ati papa rero ino myenda ureba n'uyu mubyeyi wamfashije arayima. Hari ikigabo cyari kiri kunyirukankana. Arangije nyine nawe atangira kubwira papa ukuntu byagenze kujya abe yabona iriya myenda. Nuko nguko nyine umwana yaje ahangaha yiruka ahunze nyine twabibonye ibya mbere uko byagenze. Uno mwana yarababwiye ati rwose uno mugabo ari kunyirukankana kandi wabona yuko meze nabi. Ati ansanze gutya rwose yanyica niba ari no kunyica niba ari no gushaka iki ntago ndabimenya. Utariko muramutse nibura mu mayindi myenda ingi nkayikuramo nakwiyoberanya ntabwo yamenya. Utari kugiye rwose niba ubuzima bubindi mu bibazo ni mu nabaye rwose nimungiriye vuba ndabinginze mwababyeyi mwenda basabye rwose. Uyu ngambwa ati nibyo mwana watuyimuye koko nuko nko bamuhaye imyenda. Uno mwana nyine avuga ati nta kibazo rwose byo mu byose ngenda byambara ariko ndebe yuko rwose uriya mugabo atakongera kuntwara ahana njyanye ntago mazi. Nuko umwana atangiye kubyambara yambara imyenda kugira ngo arebe yuko nibura yakwisha yakiyoberanya. Iki kiganza cyambwira ati atese koko nuko byagenze. Ati murakoze cyane rwose. Muri ako kanya wa mugabo yahise abagira urabizi ko cyajyari yaguye hasi arazahita avuga ati wakigorewe nta n'isoni wowe urifata ukambuza ibyanjye koko. Ati rero ibyo byose ugiye kubyishyura n'amafaranga yanjye watwe. Ati mereza hano se gira vuba. Ati ndavuze ngo wakigorewe mereza hano amafaranga yanjye kandi ibintu ndi bugukorere urakuba kabiri. Ahita avuga ati wacyanawe canga nawe tugende. Uyu ngo ahita amubwira ati ariko uzi yuko yari papa. Ati pa kino ni cya kigabo. Kino kigabo cyambwira ati uti niko wakigabo uri kujya hehe. Ati uyu mugore uramushaka hiki. Uyu ngo yashambwira ati rwose ati uno mugore nyine yanwa amafaranga yanjye ambwira ngo aramu no mwana. Ati sisi nguyu n'ubundi bari kumwe. Arambwira ati nyine n'uyu nguyu. Ati nashakaga kuba natwara. Uti none rero ndamubonye. Uti nta kindi rero nase tugiye nyine akora akazi kiwe yaragiye gukora. Umwe atakuri n'ikigo ry'wakintu. Ati uziko utanumva. Ati ndavuze ngo genda hariya cyangwa amamagara abashinzwe umutekano polisi zigutware. Ati ndaje mvugane nawe tuganire byinshi nta n'ibintu nangana n'ingegera nawe. Nuko uno mugabo yamubwiye. Uno mwana ambwira ati rwose mwihangane papa ndashaka ko bano bantu rwose ubahindurira ubuzima ukaba ubuzima nyine
bagasubira mu buzima busanzwe n'ibintu byo gusabiriza. Mbwa ati nta kintu wansaba mwana wanjye ngo nyikwime, igishoboka cyose nzagikora, aba bantu rwose nanjye mbiture kwa yuko nari nkubuze, ariko ku bwabo ndakubonye. Undebe yaciyemo igihe kitari kinini rwose, baraje bavuye ku ishuri, wa mwana atangiye no kwiga, mbega ni nuko tuyirangije nyine agiye